Ni ahantu hangiritse cyane, inyubako zaho zaratawe, ibikoresho byose byazibagamo byarangiritse ku rwego rudasanzwe. Hasa nk'ahantu hatawe ubutazagaruka. Mu myaka y'1960 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari mu bushakashatsi mu by'ikoranabuhanga, hari mu ntambara zarwanaga n'ibihugu by'iburengerazuba yo gusobanukirwa neza ubujyakuzimu bw'isi. Ariko ntabwo yari intambara yeruye nk'iy'intwaro, ahubwo yari intambwe ikomeye yo gusobanukirwa ibyihishe inyuma y'amametero y'ubujyakuzimu munsi y'ibirenge byawe. Ni umwobo uteye ubwoba cyane ku buryo n'urumuri rutamurika ngo rugere ku ndiba yawo. Ni umwobo bacukuye imyaka igera muri 24 yose, bacukura ibirometero 12 byose. Niho hantu hari ikiremwa muntu cyashoboye gucukura. Ni urugendo runini rwangana no kuva ku kibuga cy'indege i Kanombe ukagera Nyabugogo. Ni urugendo nanone rungana no kuva Kimironko ukagera mu mujyi, cyangwa ukaba wava i Nyamirambo ukagera i Remera. Aho hose izo ni ingendo zifite ibirometero hafi 12. Urwo rugendo rungana gutyo rero bo barukoze bajya mu nda y'isi. Uyu si umwobo gusa, ahubwo ni irembo rijya mu isi itazwi, aho ibisigazwa by'ibinyabuzima byabaye imyaka miliyari 2 ishize n'amajwi adasanzwe yatumye benshi bizera ko bacukuye mu kuzimu byagaragaye. Urakaza neza muri Bman Entertainment. Aha niho uzajya wumva ibyo utumvisha ahandi. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse no gukanda like ndetse na share kuri ino video. Mu myaka y'1970 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihugijwe no kujya ku kwezi, Abasoviyete bo bari bafite umugambi utandukanye wo kumenya ibiri munsi y'ibirenge byacu. Bituma hacukurwa umwobo munini wa Kora Super Deep mu mushinga wo gucukura bakagera kure cyane munsi y'isi. Icukura rijya gutangira hahiswemo agace ka Kora Peninsula. Muri aka gace niho urutare rumaze imyaka igera kuri miliyari 2 rugaragara hejuru ku isi. Urwo rutare rero rwari ruteye amatsiko menshi cyane. Icyo gihe abashakashatsi ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bahitamo ako gace, bahita batangira umushinga ukomeye cyane wo gucukura bakagera kure cyane mu nda y'isi. Icukura ryatangiye mu 1979 mu kwezi kwa gatanu. Hakoreshwaga amamashini yaragezweho icyo gihe. Abashakashatsi baremye imashini yabashaga gucukura mu bushyuhe buteye ubwoba ntiyangirike. Yari itandukanye n'izindi zakoreshwaga muri iyo myaka. Mu gutangira gucukura uyu mwobo wa Kora Super Deep, abacukuraga basabwe kuyiga bakamenya neza uko yakoreshwaga, kuko yari imashini itandukanye n'iza mbere. Bagitangira gucukura, ibyari byatangiye nk'ihiganwa mu bya siyanse byahinduye isura. Mu birometero 7 gusa bahasanze bagiteri imaze imyaka igera kuri miliyari 2 mu nda y'isi yarafatiwe mu rutare, aho batizeraga ko haboneka ubuzima. Ibi bikaba byarahinduye uko siyanse yafataga ubuzima. Bigaragara ko ubuzima budafite imbibi haba ku isi no mu nda yayo. Nta wizeraga ko ku birometero 7 ujya mu bujyakuzimu haboneka ubuzima. Niba no ku isi ahadakeka ubuzima buhaboneka, byashoboka ko haba hakiri n'ibinyabuzima bikirwana no kubaho mu nda y'imibumbe nka Mars. Ibyo gucukura ntibyarekeye aho gusa, kuko uko bakomezaga gucukura niko mu mwobo umwuka wa hydrogen warushagaho gufunguka, aho wari warafatiwe mu butaka mu buryo siyansi itashoboraga gusobanura. Uyu mwuka wari umaze imyaka igera ku mamiliyoni upfungiranywe mu rutare rukomeye rwo mu nda y'isi. Bikekwa ko wari ufite aho uhuriye n'ubuzima bwari bwarabayeho mu myaka mamiliyari ishize. Ibi byatumye ibibazo mu isi y'ubushakashatsi birushaho kuba byinshi ndetse bidafitiwe n'ibisobanuro. Si ibyo byateye ubwoba gusa, kuko ahubwo ikintu gitangaje cyabaye ubwo bakomezaga gucukura mu rutare rukomeye cyane. Rwari urutare rufite ubushyuhe bwo hejuru. Icyo gihe bumvaga ko uru rutare rusa nk'urwumye n'amazi babonamo, ariko bahasanze amazi. Abashakashatsi basanzemo ikiyaga cy'amazi bikekwa ko ari ayo mu minsi ya mbere y'isi.
batangira kwibaza uburyo yaba yarageze muri ubwo bujyakuzimu bwose n'ibanga yaba yarabitse ry'amateka yo mu iremwa ry'isi cyangwa inkomoko y'ubuzima muri rusange. Mu birometero 9 ubushyuhe bwabaye bwinshi kuruta uko babikekaga, aho bakekaga ko ku birometero 12 batekerezaga ko hazaba hari degre Celsius 100. Icyo gihe batunguwe no gukubitwa n'ubushyuhe bungana na degre Celsius 180 bataranagera ku birometero 12. Aha urutare rwo mu nda y'isi rwari rworoshye cyane, bigatuma ubwo bakeragezaga gucukura bitarabakundiraga kuko rwari rufite imbaraga, bigatuma izo mbaraga zisunika amamashini yabo aho kugira ngo akomeze gutobora ajya imbere hagasubira inyuma. Nk'isi bwayo iri kubasubiza inyuma, biragenda biragorana gucukura umushinga usa nk'uhagaze. Icukurwa ry'uyu mwobo rero ryari ritangaje cyane, dore ko imyuka idasanzwe nayo yazamutse hejuru, nayo iri mu byateye ubwoba benshi, binabasigira ibibazo byinshi byo kwibaza, kuko nta muntu wari gusobanukirwa ko mu nda y'isi ahantu hangana gutyo hashobora kuba havamo umwuka runaka ukazamuka ukajya ku butaka. Mu 1989 Dr. Dmitry Osakov n'abandi bashakashatsi bakoraga muri ino mirimo yo gucukura uyu mwobo batangaje ko bagitangira kwegera ku birometero 10 batangiye kumva amajwi adasanzwe yaturukaga mu mwobo. Bwa mbere baketse ko rwari urusaku rw'amajwi y'amamashini yabo, barangije barayahagarika arekera gukora, ariko ntibyagira icyo bitanga, urusaku rukomeza kumvikana. Muri ubwo bushakashatsi rero bakoreshaga ibyuma byabugenewe byafataga amajwi yo mu nda y'isi, bituma bohereza microphone yabugenewe ifite ubushobozi n'ubudahangarwa bwo kwirinda ubushyuhe bukabije. Mu masegonda make cyane ibirahiye. Ariko nubwo byagenze gutyo, amasegonda make yafashe amajwi ateye ubwoba cyane aturutse mu butaka bushyushye cyane bwo mu kuzimu. Bavugaga ko yari amajwi ya roho z'abantu bari bari mu kuzimu zasakuzaga zitabaza. Osakov yavuze ko bumvaga amajwi y'abarenga ibihumbi byinshi baboroga bafite umubabaro mwinshi yaturukaga muri uwo mwobo. Osakov yizeraga ko bo bacukuye bakagera mu kuzimu kwa nyako. Inkuru rero zivuga kuri buno bushakashatsi zatangaje ko 1/2 cy'abashakashatsi cyahise gisezera ku kazi. Abasigayemo rero nabo nyuma nibumvise gusa, ahubwo babonye n'ibiteye ubwoba kurusha abambere. Muri iryo joro ibyuka bidasanzwe byazamutse hejuru bituruka muri uwo mwobo, bikigera hejuru gishushanya nk'ishusho y'agacurama cyangwa idayimoni rifite amababa. Muri uwo mwuka rero hiyanditsemo amagambo 3 avuga ngo I have conquered cyangwa se narahafashe. Ababibonye bose bahise barwara indwara y'ubwoba bukabije, bavanwaho butarangiye. Iyi nkuru rero y'umwobo winjira ikuzimu yakwirakwiye henshi cyane mu isi, itangajwe n'ibinyamakuru byavugaga ko ari ukuri, byishingikirije ku majwi byari bifite. Mu 1998 nibwo amakuru ya mbere abivugaho yasohotse ku kinyamakuru cya Trinity Broadcasting Network cyangwa se TBN. Cyari ikinyamakuru cy'abakristo gikorera ku mateleviziyo ndetse kikandika n'ibinyamakuru. Icyo gihe cyatangaje kivuga ko abashakashatsi bavumbuye ikuzimu. Iyo nkuru iragenda iramamara karahava. Ariko nubwo iki kinyamakuru cyavugaga ko ari inkuru y'ukuri, nyuma ukuri kwa nyako kwaramenyekanye. Nyuma byagaragaye ko umwarimu wo muri Norvege yumvise iyi nkuru ya TBN ubwo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California. Icyo gihe asubiye iwabo muri Norvege, niyizera ukuntu abantu bo muri Amerika bizeye inkuru nk'iyo, ahita yivangamo yongeramo ukuntu harimo n'abadayimoni. Ibyo akimara kubikora yahise yongera ya nkuru ayohereza babandi bakwirakwije imwe ya mbere. Byari bimeze nkaho ari igice cyayo cya kabiri. Iyi nkuru rero TBN kimara kuyakira yarongeye irya hit kurusha imwe ya mbere, bisakara mu isi yose nk'abashakashatsi b'Abarusiya bavumbuye umwobo ujya mu kuzimu, kandi cyari ikinyoma.
Amajwi rero benshi bemezaga ko ari ayo mu kuzimu byagaragaye ko atari aya nyayo, ko ahubwo yari amajwi yakaswe muri filime y'Icyikango yo mu 1972 yitwaga Baron Blood. Ariko nubwo byagaragaye ko byose byari ibinyoma, uyu mwobo uracyateje impagarara. Dr. David Goberman yatangaje ko yumvisha amajwi adasanzwe yakurikiwe no guturika kudasanzwe munsi y'ubutaka. Ukuri rero gukomeza kuba amayobera, ahari wasanga barumvise amajwi y'urutare rwamenekeraga muri ubwo bujyakuzimu. Wenda harimo n'imyuka runaka yashakaga gusohoka bikabyara runo rusaku. Ariko nanone nubwo ubwo busobanuro bwose butangwa ku majwi, ushobora kwibaza impamvu ubu bushakashatsi bwahagaritswe ikitaraganya butarangiye. Ubushakashatsi bwari bwaratangiye mu myaka y'1970, byageze mu 1994 burarangira. Yari imyaka myinshi cyane, dore ko yari imyaka iri hejuru ya 20. Bwarangiye rero bitewe nuko amafaranga yo gushyira muri uno mushinga yaramaze kuba make, kandi icyo gihe leta yari imaze gusenyuka. Ndavuga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zimaze gusenyuka, bituma amafaranga yo gushyira muri uno mushinga agabanuka aba makeya cyane. Ahahoze rero ibikorwa byo gucukura uno mwobo ubu haratawe, inzu zarasenyutse, ibikoresho byose byahoze byarangiritse. Bisa nkaho habaye inkuru yateye ubwoba benshi, kandi abagiye bakaba baragiye ubutazagaruka. Reka ngushimire we twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku musozo. Imana iragukunda.